Ushobora kuba wararebye filime z'abakuze ukazireba uko za mbuga ziba zicururizwaho ariko reka nkubwire ko no kuri Netflix hagenda haza amafilime ameze nkayo. Ushobora kuba wararebye Fatalist Action ntabwo nshaka kugarukaho cyane ahubwo reka tugaruke kuri filime imaze igihe bayita Ready for You. Ready for You cyangwa se ugenekereje mu Kinyarwanda ni umuntu ukunda kureba abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina. Ni filime yanyuze kuri Netflix nayo ndetse iranabica bigacika cyane. Inkuru yayo ni iyihe? Aya mazina agiye kukubwira ntubibagirwe: Miranda, Cleo, Heather, Fernando, Diana ndetse na Victor. Ni amwe mu mazina y'ingenzi. Na Victoria. Dutangira umukobwa usa naho afite ikibazo cyo kwibagirwa yirikodinga ariko akavuga ati ni saa sita z'ijoro ndimo ndareba mu nzu z'umuturanyi hari umukobwa arimo arakora umuntu mpuzabitsina n'undi muntu ariko birasa naho uyu mukiriya w'uyu munsi nta mukunzi ugereranyije n'uwo kuwa gatanu. Ni ukuvuga ngo umukiriya wo kuwa gatanu yaje araza akamuhereza amafaranga bagakora ibyo bakora, mbese abacungira umuturanyi we kuri kamera. Reba nk'uko mwaba muri mu nzu ya BNB ariko mukaba mu byumba birebana, uba hakuno we aba hakurya, ukaba ushyira kamera mu ntuza mu idirishya ryiwe ukajya umureba, nawe ubwe akazajya gukunda ntafunge ntashyiremo amarido igihe agiye kugira ibyo akora. Bikarangira rero umunsi umwe uwo ni Miranda tuhatangiranye niwe uri kuvuga gutyo. Cleo akaza kumubwira umunsi ukabwira ati ese ko mfite umukiriya ugiye muri hoteli ntiwansigaranira Barbie bavugana akabwa kiwe gatoya cyane akunda. Biza abazungu n'imbwa barahize, ubundi imbwa ni nziza cyane kuko igira umuntu kuri niba navuga ko igira ububwa ariko turamutse tuvuze personality sinzi niba ari personality cyangwa niba ari doginity simbizi twabivuga, gusa ni nziza cyane. Noneho bikarangira Miranda amwemereye akavuga ati nzagasigarana nta kibazo, uzajya ugiye mu rugo ujya kugaha ibyo kurya. Ariko Miranda bigaragara ko nawe ntabwo abashobotsemo ukuntu yagera mu nzu kwa Miranda kwa Cleo agahita ashyiramo imyenda ya Cleo agahita anitera mu make up. Nyine Cleo ni nk'umwana w'i Kigali wiyitaho, Miranda akaba ari nk'umwana nyine ukarerwa udafite ubushobozi bwo kuba yakwikorera ibyo byose. Ariko uvuga ko Miranda ni umu IT international. Ari muri iyo nzu rero wamukiriya wo kuwa gatanu avuga ati uriya niwe nkunda, akamusangayo akamubwira ati ntabwo ndi Cleo yagiye asanga, akamubwira ati uri mwiza kurenza Cleo. Birangira bizirari ry'abagabo birangira mu gihe yazaga agahura na Miranda na Cleo ntibagire ikintu bakora, akajya amuhereza amafaranga ariko akagenda. Aramubwira ati noneho wowe reka dukore nanakwishyura neza, ariko gusa burengagize ko hari icyabaye, burengagize ko ntuguze mera nkaho tugiye kubikora dukundana ubundi bigende neza. Ariko bikarangira akagenda akanamuhereza amafaranga menshi, ubwo ariko bizajye bikomeza ntibirangirire ahangaha. Arasohoka agahita haza akandi kagabo k'agasaza kakaza kamubaza ngo Cleo, katamubwira ati Cleo nawe ari genda Miranda naje unamusigariye ku rugo rwe kubera kugaburira Barbie. Bigenda bite rero? Aka kagabo karavuga ati reka nawe ugomba kuma. Bikarangira amusunitse agakubita umutwe hasi agahita apfa. Ariko ni muri ako kamwanya turimo turabona wa mukiriya wita Fernando arimo aragaruka umukiriya wa gatanu witwa Fernando, umwibuke neza ko ni filime nzagusobanurira mu maseri yose uko ingana ko yakabaye. Ni season 10 nimande cyakubwira muri season ya mbere uburyo imeze. Ubwo nibwo tugitangira filime. Wicyo usabwa no kutazajya kure cyane, ushobora kuba wayirebye ariko reka tuganire no turebe n'amasomo tuzakuramo muri iyi filime. Ubwo Fernando yagarukaga agasanga Miranda amaze kwica icyo gisaza, barangiye abwira ati ntuzamvemo ngiye kuguhishira. Aramuhishira, umuntu bamuzingira mu ntuza mu ishuka, bajyana mu modoka baraza basiba amadosiye. Noneho akimara kugaruka aramubwira ati ntuva ahangaha kugeza igihe ndagarukira. Akimara kuva kujugunya wa murambo araza bakaganira, akamubwira ati ushoboye iki, ariko akabona ibintu byose yabisabye. Aramubwira ati ngewe ndi umu IT, ati rero ngiye kuguha diro. Genda bite rero? Ati ngiye kukujyana ngo uhuze na muramu wanjye.
muramu wanjye ubwo ni Fernando uri kubwira Miranda, muramu wanjye akora ibintu mpamya ko bishobora kuba bitemewe n'amategeko. We ninde? Uwo muramu we ni uwuhe? Ni umuherwe, ni umukire kunyega ko ushobora kuba acuruza abantu rwihishwa, kandi koko birangira n'ubundi amugejeje kwa Hito. Hita rero bakimara kubona agahita amubona iraryaga, dore ukuntu Hita arimo areba Miranda we. Ariko n'ubundi akubwira ati nta kibazo reka tugumane, ati ushoboye iki. Turangiza igice cya mbere season yacu, ntabwo tuzi tugeze kwa Nuza ku rundi ruhande, ntimbibagiye agace k'ingenzi. Ku rundi ruhande ubwo Miranda na Hita bari kumwe, ariko Miranda na Fernando bari kumwe mu nzu kwa Cleo, niko Cleo yari ari kumwe na Hita ku rundi ruhande. Umugore wa Hita akaza akamusanga, umugore wa Hita bamwita Diane, akaza akamusanga akamubwira ati uri kumwe n'indaya, ati genda. Noneho Cleo yose aza agatabwira Diane ati umva ndeba ndi indaya kandi nzaba n'indaya n'ejo. Diane agahita agenda yarakaye ati njye nashaka gatanya, agenda wibuke neza ko ni imiryango y'ibikomerezwa ifite amafaranga menshi. Tukimara kubona tubonye Hita abonye Miranda ni umukobwa mwiza witonde, ariko witonde Miranda afite ikibazo cyo kuba yibagirwa, avuga ati njyewe ni ikibazo gikomeye, ndetse atangira avuga ati uko nakundanye n'abasore babiri umwe agapfa bigenze ne. Reka dukomeze muri season ya kabiri ikurikira. Wenyereka na comment ubundi mubwire nti ndo hano ku bwanyu, ni live update.